iyo urebye bagenzi bawe urubyiruko niki ubona gikunze kubabuza kugera ku nzozi cyangwa gutakaza icyerekezo? Ikintu cya mbere gishobora gutuma urubyiruko nzozi. tutagera ku nzozi zacu, Yego. ikintu cya mbere ni kwa kwitinya navuze. Kwa kwitinya. Kutisobanukirwa, kutamenya impano ikurimo. Yego. Ugatinya kugerageza, ugira isoni. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma urubyiruko tutagera ku iterambere, kwa kugendera ku kigare. Mu kigare kimwe cya kindi cyagiye. Ugasanga hari abana bafite avenir ariko bayikura ku babyeyi babo. Ugasanga umubyeyi yaramuteganyirije ahazaza he, ariko wowe ugasanga ufite ahazaza ari uri kuhiremera. Ku ishuri twari dufite umuprefe yakunda kutubwira ngo wowe uwo muprefe yaratubwiraga ngo wowe waje iwanyu ari we batezeho amakiriro, ute wishunga umwana uteze amakiriro iwawe. Okay. Ni ukuvuga ngo cyasobanutse. Dusubiye inyuma gatoya, icyo gihe warasaga imbogo wabivuyemo? Kurasa imbogo icyo gihe wakotoye niko nawe nyine narashe imbogo mbu umusitari ariko nyine nk'ejo nkanagaruka. Oya nagare mu kigare narashe imbogo, urumva nyine narashe imbogo, ariko iyo nza kuba ndi umuntu ucika intege nari buse bate nawe nzasubirayo, ariko narakomeje nkavuga amakuru nkabyica nkakomeza nkabikora, ugakomeza kugeza igihe wumva rwose uzagerera bije mu murongo. Yego. Mana yanjye sinifuza gutaha uko naje, girira ubuntu sakaza urukundo, muri wowe nzi ko ariho nzaruhukira iteka, imiruho y'isi imisozi nurira, ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira, rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka, ndaje mu bwiza bwawe, ndaje ungirire neza, ndaje numva icyo umbwira, rya jwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire, ngaho ngenza uko ushaka. Ndagusohoje kandi nguhaye ikaze wowe ukurikiye Humura TV Claudine, aho uherereye gira amahoro kandi pe mbikuye ku mutima, warakoze kubana natwe, guhitamo kugendana natwe, guhitamo kudukurikira mu biganiro dutambutsa hano, mu ndirimbo, mu buhamya, mu bujyenama ndetse no mu ijambo ry'Imana binyura kuri Humura TV Claudine. Ese wigeze wibaza uburyo bushya bwo kubona urubyiruko? Uyu munsi turi kumwe n'umusore ukiri mutoya utanga icyizere gishya. Turaza kwibanda ku bibazo bamwe mu rubyiruko bajya bibaza bakabiburira igisubizo. Ni kuri mu kiganiro Humura. Ni mu kiganiro Humura, ntucikwe ntudusige, ugumane natwe kuri tere, uraza kumva byinshi cyane ndetse biri bukungure. Imana iguha umugisha. Aha ndakwakiriye mu kiganiro Humura, wasuhuza abadukurikiye hanyuma ukanatwibwira. Haleluya. Ndabashimiye cyane, murakoze kumpa ikaze. Yego. Murakoze.
witwa nde? nari ntegereje ko ambwira ngo mbivuge. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Izerefis Patience. Yego. Ndi bamwe mu bagize urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda. Wow, mbega byiza. Pasi, Karome. umeze neza? Meze neza pe, ndashimira Imana. Yego. Mwarahuye, warayibonye? Nutarahura nayo azanahura nayo, azayibona nawe. Hari abantu bajyaga banyishyuza ko nyine natumira abantu b'abasore, abakobwa. Ubushize mu munyamakuru twari turi kumwe yari ariho ambaza ati ese abana bato ubundi wabageneye iki, ko tubona nyine cyane cyane hakunda gutambukaho ubutumwa bw'abantu bakuru, ese abana wabageneye iki? Ndavuga ati turaza kubigendamo neza, ariko ntekereza ntabwo uri umwana. Ariko buriya ndi n'umwana. Oya Pasi. Oya ndi n'umwana buriya. Oya ntabwo uri umwana. Okay. Aha, reka dukomeze. Pasi twakiriye ni mu ntoki. Murakoze. Pasi mwakiriye ndi ingaragu. Icyo cyonyine? Ndi ingaragu. Ndi urubyiruko. Ndi urubyiruko rwifuza kubona, ubundi umbwiye ngo ndi mu ntoki, ndi wa muntu wifuza kubona urubyiruko rufite step rwavuyeho rugera. Mana yanjye, ko ndi bugiye kubivuga hakiri kare. Oya. Ziko wagira ngo wamenye ibintu byose nateguye. Oya ntago. Ni ukuvuga ngo wifuriza urubyiruko kuzamuka bakava aho bari bakatera intambwe bakagera ku ntego yabo. Niwe Patience wa nyawe. Uwo niwe Patience cyane. Okay. Bakunzi ba Humura TV Claudine, rero mu kiganiro cyacu cyitwa Humura twakiriye umusore ukiri mutoya witwa Patience. Ngira ngo ibyo nababwiye nibyo tugiye gukurikirana, ariko mbere y'uko twinjira ku bibazo twagenye kumubaza kugira ngo n'urubyiruko mudukurikiye mubashe gusobanukirwa, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Njye rero Pasi, njye nakuriye mu ijambo ry'Imana pe. Ndarikunda. Ijambo ry'Imana ni ubuzima kuri njyewe. Wihangane nyine nubona bigiye bizamo. Nawe urabikunda? Nta muntu udakunda ijambo ry'Imana. Oya, hari abana. Biragoye. Urubyiruko usibye wa muntu ufite imyumvire ntazi ukuntu imeze, ariko ndatekereza uri umuntu w'urubyiruko. Buriya uri urubyiruko ukaba udakunda Imana, biragoye, karakubaho. Buriya ni byiza nyine gufata ijambo ry'Imana ukarigira ubuzima. Buriya bituma hari ibintu byinshi bikurinda. Hari imitego ya sekibi ugenda usimbuka kubera ijambo ry'Imana. Burya iyo usenga hari amahoro ugira mu mutima wawe, bikanatuma n'abakubona hari uburyo bakubona. Burya buri umuntu udasenga, by'umwihariko urubyiruko nirwo ndi bugarukeho kuko nanjye urubyiruko. Yego. Biragoye. Hari imico umuntu usenga n'udasenga bagira itandukanye. Hari itandukaniro riri hagati y'usenga w'urubyiruko n'udasenga. Cyane, rinini cyane. Bivuze ngo babandi tubona bafite imico itari myiza nuko batakira ijambo ry'Imana ngo ribahindure. Ntabwo wenda mvuze ngo udashobotse wese si uko adasenga, ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Ariko urebye ikigereranyo cy'abantu bose, umuntu w'urubyiruko wavuga uti uyu muntu respect, uko byagenda kose muganiriye, kandi ko gusenga ntabwo kaburamo. Ntabwo byaba. Erega gusenga tuvuga gusenga tuvuga ntabwo ari ukwiyerekana cyangwa kumva ko wavuze gusenga. Ngira ngo gusenga tuvuga byakabaye bigendana n'imyitwarire yacu, uburyo twitwara, uburyo rwa rubyiruko rwitwara. Yego. Ngira ngo uko niko gusenga kwa nyarwo, guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Okay, reka rero twihute. Urubyiruko mutaturabira maranye, ndabizi ntabwo mukunda ibintu birebire. Ndabeshye. Urubyiruko tuba dushaka tsapu. Reka dusome icyanditswe dusanga muri Yeremiya, ni ibice 29. Turasoma ku murongo wa 11. Hari icyanditswe kivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Hariho agatangaro, nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga.
mwakire neza ijambo ry'Imana. turaryakira. Aha, kubw'iki cyanditswe rero, kubw'iri jambo dusomye, kubw'iki cyanditswe Imana yashimye ko uyu munsi kigera ku rubyiruko bari bukurikirane iki kiganiro. Dushimiye Imana yaduteguriye kubaho mu buzima bwiza. Dushimiye Imana itureberaho abantu batareba, si byo se? Hari uburyo umwana w'urubyiruko abyiruka ugasanga wenda yifitiye ubumenyi cyangwa se yifitiye indi mico myiza, ariko bamwe mu bantu batuye isi dore ko batajya babura ku umunabi, ugasanga wenda bamugenzeho, bamugiriye nabi bitewe n'ubumenyi yifitiye. Ariko turashima Imana yuko yo itagikora nk'abana b'abantu. Hari ibyiza rero Imana yateguriye urubyiruko uyu munsi muri bukurikirane Humura TV Claudine, ariko mu kiganiro cyitwa Humura. Turashima Imana rero yuko hari ibyiza yaduteguriye. Mu by'ukuri hari abantu bumva yuko kugira ibintu byinshi ari bwo buzima, ariyo mahoro, ariko hari abantu batunze bafite byinshi cyane babiburiyemo amahoro, bataryama, badasinzira, atari ukubabuza ibyo barya. Ariko Imana ishimwe ko yaduteguriye ibintu byiza bitari ibibi, kandi noneho ishimwe yo kabyara kuko yarebye ikareba icyo tuzaba cyo, yarangiza ikadusinyira, kavuga iti bana banjye muri ku mutima wanjye, niteguye kuzabagirira neza. Rero ntabwo turi butinde, ahubwo ngiye kukubaza ibibazo bigeze mu 9. Witeguye gusubiza? Niteguye. Ngiye kugutungura. Nta kibazo. Niteguye gutungurwa. Uhora witeguye? Cyane. Okay. Twagiye ku kibazo cya mbere, Pasi. Karama. Ni gute wamenya icyo ushaka mu buzima bwawe n'impano yawe? Ni gute wamenya icyo ushaka mu buzima bwawe ukanasobanukirwa n'impano yawe? Ni gute wamenya impano yawe, cyangwa se ni gute wamenya icyo ushaka mu buzima bwawe? Yego. Ukanasobanukirwa impano yawe. Ni gute wamenya icyo ushaka mu buzima bwawe ukanasobanukirwa impano yawe? Ubwo tugiye gusobanurira rwa rubyiruko nyine mu nsanganyamatsiko twababwiye. Hari ibibazo bajya bibaza bakabura igisubizo, ariko uyu munsi uri mu kiganiro Humura kuri Humura TV Claudine kugira ngo urubyiruko bagire ibyo basobanukirwa. Cyane, murakoze. Ikintu cya mbere harimo ibintu bibiri. Icya mbere, kumenya icyo ushaka kugeraho, intego wifuza cyangwa se ahazaza hawe, kuhasobanukirwa ni ahahe, mpategura gute. Icya kabiri, impano, talent yawe, kumenya impano yawe ufite. Icya mbere kaduhere ku cyo wifuza, ku hantu ushaka kugera. Burya umuntu ahantu hose ashaka kuhagera arahategura. Yego. Ko mbitekereza, ahantu hose umuntu ashaka kugera arahategura. Ntago wabyuka mu gitondo uvuge ngo wenda ni urugero ndashaka inzu, niyo waba uri umwubatsi ntago wabyuka uhita wubaka inzu utahereye kuri fondasiyo. Uko byenda kose urabanza ugatekereza ese aho nshaka kugera ni hehe. Icya kabiri, ahubwo aho hantu ndi kuhategura gute, kuko erega burya gutekereza nabyo nta muntu udatekereza deje. Kwenda kose ntekereza ko mu rugero wenda tubare nk'umwana usoje kwiga, uko byenda kose ava ku ishuri avuga ati ngewe ubundi uzi iyo ukiri mu ishuri ukuntu umuntu aba atekereza. Iyo urebye umwana uri ku ishuri buriya ikintu cya mbere aheraho, uri umwenda w'ishuri buriya ndawutinya. Ujya utinya ikintu umwana agira Nyabugogo, umupolisi akahita amubwira ati tambuka. Mwatonze umurongo wahageze mu gitondo wakagira saa 5. Ntabwo basigaye bajya kwa muganga bakanagumayo. Ejo bundi nagiye kwa muganga nsanga hari abana bumiye mu ntebe batavuwe.
hatitaweho ibyo birashoboka ariko nyine urumva n'izambogamizi wenda bagenda bahura nazo ariko muri rusange umwenda w'ishuri nicyo kintu cya mbere nabonye giteye ubwoba ubwo impamvu nari mbivuze ni iyi rero uwo mwana bitewe na serivisi abona ari guhabwa niba ari muri bisi agutiye telefone ubonye n'umunyeshuri rwose atakira hamagara rwose u Rwanda rw'ejo umwana akagenda ahageze ni wa muntu wajya gusaba amazi kuri transit akayamuha akanywa umwana w'ahazaza ubwo rero iyo urebye uburyo uri gufatwa bitewe n'uko wambaye umwenda w'ishuri uba wumva nugera no hanze bizagenda gutyo noneho wowe warisetinzemo ko ibintu biroroshye niba wenda warize multimedia hari umufotogarafe muturanye yagutiza ibikoresho jya gufotora rwose nta kibazo ariko iyo usoje ahita avuga ataje kunyaka isoko ahita avuga ataje kunyaka isoko mugatangira mukaba abanzi rero icyo nashaka kuvuga ni gute wamenya nyine ko ufite impano yawe yo kubaka ya nzu watangiriyeho noneho ubwo njyane navugaga ukwiye kumanza ukicara ugatekereza ntawe udatekereza ariko noneho guhaguruka ugashyira mu bikorwa ugashyira mu bikorwa niba ari intego wihaye ugakora ibishoboka byose kugira ngo uyigereho ikindi kureba ko ufite impano burya impano akenshi nta nubwo ubona ko uyifite ahubwo abantu mubana nabo buri munsi bayikubonamo wowe nta kintu ushaka kwibonamo ngo wumve yuko iyo mpano yaba iyawe cyane ubyiyumvamo ariko uburyo ubihamirizwa n'abantu muri kumwe ntabwo ngiye wenda kuvuga byinshi kuri wowe kuko wenda tuzagira n'umwanya wo kuvuga nabonye uri umukameramani abantu nibo babonye ko ushoboye gukamera cyangwa wafashe kamera kuri ako kantu ko gufotora buriya gatugaruke urumva nabaye photographe kuko nize multimedia buriya ubwo talent yanjye ibijyanye na multimedia niyo mpano yanjye buriya nyine wayimenye ute nicyo nshaka gusobanurira rero wowe wiyumvamo ikintu warangiza ugahaguruka ukajya kugikora sibyo ahubwo noneho iyo urimo kugikora abo bantu muri kumwe abantu bagukikije nibo bakubonamo icyo kintu uri gukora bakakubwira ati nyamara ufite iyi mpano nawe kubera ko nawe uba ubyiyumvamo kuko wenda ni urugero nkanjye nagiye ku ishuri maze kujya kwiga abantu twiganaga nkajya nkora documentaire nagezeho nsanga hariyo club yitwa Media Club nyijyamo ariko numva nshaka kujya mu ishami ry'abanyamakuru numva ndabishaka pe ngezeyo tukaba tuvuga amakuru ariko ngeze aho tubajye gukora ibyegeranyo nkajya nkora documentaire ku ishuri ndanabyibuka nkigeraho nakubise imbogo narashe imbogo ku buryo ari yatumye abantu bose bamenya kubera rero nayirashe mu cyico pe niyo yesi natuma abantu bose bamenya kubera iyo mbogo nari ndashe ariko abantu baravuga ahubwo ushobora kwibaza ngo iyo mbogo nayo yariye urumva nkigerayo uzabitubwira ubutaha ibyo kurasa imbogo uzabitubwira ubutaha ubwo rero abantu bahise bavuga bati uyu mwana nyamara arabishoboye bakajya babimbwira cyane uko babimbwira cyane nkagenda mbyiyumvamo bituma mbikora cyane icyo nashaka kuvuga ni iki umuntu ufite impano akenshi kumenya ko ufite talenti yawe ntago isava ubyiyumvamo ariko burya n'abantu babigiramo uruhare bari kukwinspira vuga ngo ni ibintu bibiri number 1 abantu barabanza bakabikubonamo cyane number 2 uramanza ukabyibonamo wowe urabanza ukabyiyumvamo hanyuma nyuma kabiri abantu nabo bakabikubonamo ikigutera rero imbaraga ngira ngo buriya nuko abantu bajye bakubwira bati buriya urabishoboye ati ndi kubona iki kintu gishoboye nekereza urubyiruko badukurikiye uburyo wamenya impano yawe turabibabwiye ni ibintu bibiri ikindi burya hari ikindi nari nibagiwe burya mu kumenya impano yawe ikintu ukora udahatirijwe buriya ikintu ukora udahatirijwe aba ari impano yawe niba wicaye ukumva ushaka kujya kuri mudasobwa ufite impano rwose y'ibijyanye na internet niba utarambirwa wenda guhinga n'urugero kuko ni impano yawe ikintu ukora utabwirijwe ubundi ukanagikora wumva nta mvune zirimo ugikunze ufite ubushake uko byenda kose ahantu ufitemo impano abakurikiye Humura TV Claudine turasobanukirwa byinshi ku ruhande rw'urubyiruko abasore n'abakobwa ndetse n'abantu bakuru turajya tugenda twumviramo tugeze ku kibazo cya kabiri kibaza ngo nk'urubyiruko nuhe mwihariko w'ingenzi kuri wowe abantu
bakumenyeramo. Reka tugerageze twihutishe. yego murakoze. Nuwuhe mwihariko? umwihariko ntabwo byakunda. umwihariko bazamenyeraho. Nk'urubyiruko nuwuhe mwihariko w'ingenzi abantu bakumenyeraho? Umwihariko muri wowe. umwihariko kuri njyewe Waba nk'urugero umuntu yakubona akajya avuga ati uriya ni wa mu Patience. murakoze. Yego. umwihariko wanjye nka Patience ni umwihariko wo kugera ku ntego nihaye. Ukagera kuri iyo ntego bikarangira abantu babonye yuko kuko ibyo wahirimbane wabigezeho. ku buryo umuntu wese uzambona avuga ati Patience uwo ni uwo mwihariko w'ingenzi wa muri mugani wowe. wa yampana ati uwo rizagwira. Twagiye ku kibazo cya gatatu kugira ngo twihutishe. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni ikihe kintu gikomeye wahuye nacyo mu myaka ishize kikagusigira isomo? Ikintu cya mbere nahuye nacyo gikomeye kikagusigira isomo. ikintu cya mbere ikintu kwigereranya n'abandi. wow, mana yanjye. buriya kwigereranya n'abandi biri mu bintu byansigiye isomo. Urumva abenshi iyo tukiri bato tuba tubana n'abana baturutse ahantu hatandukanye, bafite imiryango. Uburyo imiryango ntabwo ingana, rero hari ukuntu wishuka ugasanga nyine ugiye mu kigare cyabo bagushyizemo hano, kumva ko nyine wenda muri kumwe ni inshuti bakoze amakosa, ariko burya iyo wishutse ko kwigereranya nabo, iyo ugeze hanze ubona ko mutandukanye. Pasi, urakoze cyane ku gisubizo uduhaye. Ni ukuvuga ngo ikintu cyagusigiye isomo mu buzima ni ukwigereranya n'abandi. Bivuze ngo n'urubyiruko badukurikiye birashoboka ko nawe yaba yarahuye n'uwo mutego. Turaza kubaha umuti. Tugeze ku kibazo cya kane kibaza ngo ni iki wigiye mu makosa wowe ubwawe wakoze? Ni iki nigiye? Ni iki wigiye mu makosa wowe ubwawe wakoze? Ntabwo ari undi wayakoze, ni wowe wayakoze. Ni iki wigiye? Ubwo ni nkayahe makosa naba narakoze? Ntabwo nayamenya keretse niba ntayo. Nyine hari amakosa ubwo nakoze, ni iryo kosa nakoze n'iki nigiyemo. Ni iki wigiye? Iryo kosa ryakwigishije iki? Wakuyemo irihe somo nyine muri iryo kosa? Buriya abantu tungana barakosa cyane. Buriya barakosa cyane. Ariko ukavuga uti sinzagisubiramo. Cya mbere kwitinya kugerageza. Gutinya kugerageza, buri iryo kosa ni ikosa ko abantu tungana dukunda gukora. Ugasanga wenda n'urugero hari ikintu watekerezaga gukora, ariko ukavuga ati batanseka, rungano batanseka. Ubu nibo wenda muri karitsiye wumva uri rasita, uri wa muntu uri hejuru, ukavuga mana we, ati wa mukobwa atambona, naza kurasa imbogo. Buriya iryo ni ikosa nakoze, ariko nahise mbona ko urebye nabi wanarigicuza. Ariko kuba nararikoze ubu ngubu ndamutse gato ntago natusha kugerageza, mbonye amahirwe. Urumva kanga urugero rwa hafi. Hari inkuru nshobora kutayivuga neza, ariko wenda abayizi barahita babyumva, ngo Bill Gates bari barimo bamukoresha ikiganiro, nk'uko uri kunkoresha ikiganiro, njye ndi umukire, urimo unkoresha ikiganiro, noneho ukahita umbaza uti se ni ubuhe buryo washyizemo kugira ngo utere imbere, byagenze bite? Ukambaza ibanga rye nakoresheje. Ukambaza none uwo mukire, uwo munyamakuru amubajije ngo ni gute wakize, aramubwira dushaka kumenya uburyo nakize. Ngakuramo sheke, aramubwira ati andika amafaranga wifuza. Umunyamakuru abyibazaho ati suri seriye, mbikore urayama? Umukire burya yari yatayiminze ati nk'amasegonda 10 ubwo nagera utarabikora birarangiye. Ubwo amasegonda ageze ahita mwaka yashika, aramubwira ngo ubona ukuntu nakize. Yararangaye. Atubwiye uza kwandika amafaranga wifuza rugiye kuza kuba umwe mu bakire. Ni ukuvuga ngo we yaratunguwe atinda mu mibare. Atangira we ati suri seriye bikore, cyagiye nibyo nakubwiraga, kwa gutinya kugerageza nyine baramucitse. Rero fatirano igihe kigihari.
bivuze ngo urubyiruko badukurikiye nyaboneka ntugatinye jya ufatiraho niwumva Ufatiraho, bije bikaba ari ibintu bitanga usanga no mu muriro bashyizemo ugifatiramo winjiremo oya mu bintu byiza bishaka kugirira abandi umumaro nawe ubwo byakugirira tuvuga umumaro. gutyo turi kuvuga ku ruhande rwiza. Turi kuvuga ku ruhande rwiza. Yego. Aha tugeze ku kibazo cya 5 kibaza ngo ni iyihe ntego wihaye wumva uzaruhuka ari uko ugeze ku nzozi zawe. Ni iyihe ntego Yego. ni iyihe ntego wihaye wumva uzaruhuka ari uko ugeze ku nzozi zawe. Murakoze. Intego nihaye, Intego wihaye wowe. intego numva mfite ni iyo kuzakora ibishoboka byose ku buryo umuntu wamenye Wakumenye umuntu wamenye patience Yes. wagize amahirwe yo guhura nanjye azajya byibuze ku buryo nzagenda nkavuga ati uriya muntu yarakoze Uzaba urwibutso. cyane, Mwana ku buryo buri muntu ni urugero niba duhuye hari ubufasha ukeneye nkaba nabuguha ku buryo nta muntu uzaza unsanga ngo musubizeyo mukubita abure serivisi. Pasi unyibukije akantu kamwe duheruka guhurira aho bita Rushashi. Ni Rushashi? Rushashi mu karere ka Gakenke. Mu karere ka Gakenke mu mwaka 2024 nibuka nari naje mu muhango wo kwamagana ibiyobyabwenge natumiwe cyane, ariko wankoreye serivisi ndibaza uyu mwana mutoya ntanzi urabizi wamfashe video ntanabizi pe. Indirimbo naririmbye urazikamera urangije urazeditinga urangije urazaplodinga mana yanjye ndavuga ati uyu mwana utanyatse n'igiceri cy'ijana ni mwana ki. Rero bivuze ngo ibyo tuvuga niyo mpamvu kuri Humura TV Claudine nababwiye ngo ntago nzababwira ibintu by'ibinyoma, ibyo tuvuga tugomba kubanza kuba byo. Icyo gihe rero nkoreye iyo serivisi nambyibaza reba ko na n'iyi saha ntagukurikiranye bitewe na serivisi wampaye. Warakoze rero guhitamo ibintu byiza cyane byo kuba wakwakira abantu baje bakugana. Ndakeka icyo gisobanutse. ni byiza, Kumenya patience wariwe abantu bazajya bakwibuka ariko nanjye nakwibutse. ni byiza ko waranyibutse. Yes, kandi tuzagerana kure ndakeka ntabwo ari ahangaha. Tugeze ku kibazo cya 6 twihuta kugira ngo tuze gusoza. Ikibazo cya 6 kirabaza ngo mu buryo bw'iterambere ukunda iki wumva cyatanga umusaruro ku bandi muri rusange. Mu buryo bw'iterambere ukunda iki wumva cyatanga umusaruro ndetse nyine no ku bandi. Mu buryo bw'iterambere mu bintu ubu kamvuge mu rubyiruko wowe ubwawe ukunda iki ikintu nkunda nyine wenda cyazatanga nyine umusaruro. N'ubundi nibyo turimo ariko buri ngingo ifite nyine igisubizo cyayo. Wumva ukunda iki? Ubufatanye. Mana yaje ubuse kuko ubufatanye buriya twishyize hamwe yego biragoye ko hari icyatunanira. Ufite ibitekerezo runaka nanjye mfite ibindi, hari buri muntu agira umwihariko mu kintu runaka. Rero iyo myihariko iyo muyihuje bibyara ikintu gikomeye kandi bigoye ko undi muntu yapfa kugishyira hamwe. Bigoye ko undi muntu yanabatandukanye cyane. Ni ukuvuga ngo ukunda ubufatanye. Ubufatanye nibwo wifuza ko nyine bwazagera mu bandi bantu muri rusange. Cyane burabya gutera imbere biroroshye mwashyize hamwe. Tugeze ku kibazo cya 7 kandi ndakeka turi kugenda dusobanukirwa neza. Ikibazo cya 7 kiravuga ngo Pasi wumva uzakunda umukobwa umeze ute wujuje ibiki mwazubakana urugo cyangwa ntabyo uteganya? Wumva uzakunda umukobwa umeze ute wujuje ibiki muzubakana urugo cyangwa se ntabyo uteganya? Iki kibazo kirakomeye. Kuba nteganya kuzazana umugore ntabwo ari nonaha. Ntabwo ari nonaha ariko ndanabiteganya cyane pe, ndabiteganya. Ese watangiye gukunda Pasi? Ubwo se nganyumvira nuko urumva ntabwo nari Pasi ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Ngewe ko ndiyeho ndiyeho ntabwo uyivuga. Igihe cyo gukundana urumva imyaka tuba turimo
igihe cyo gukundana ni bya bindi byo kubeshyanya byo kuvuga ngo shushu sheri biri aho nyine ukamuhamagara wiriwe ute bitazasoma bya bindi bitashira ariko buriya ntekereza ko uko bimeze biriya ntabwo ari intego. Bureka kugenda gato, ubu niyo myaka urimo, niyo myaka ndimo, urimo muri ya myaka yo kurara uri kuri telefone, sheri wiriwe ute, waramutse ute, nabuze ibitotsi neza neza nakubonye ntabwo nasinzira, nariye biranga byanze kumanuka. Ubu niyo myaka urimo, niyo myaka tuba tugezemo, kandi wanze no guhita. ariko njyewe ntabwo mbikora buriya njyewe buriya nakuze kera buriya imyaka nyine hari amahame ngenderaho. Yego, gufata umukobwa n'urugero tungana, yego, cyangwa se uri munsi yanjye, buriya kuvuga uri hejuru yanjye byo biragoye kumubeshya. Ibyo ntabwo njye mbikunda buriya, ibintu byo gukinisha umutima wundi ni ukuri ni bibi, ntabwo mbikunda. Kuko burya hari imyemerere nemera, icyo bita karuma. Imyemerere ya karuma, burya ngo icyo ugirira undi nawe uzakigirirwa. Rero karuma ngo burya ngo karuma nyine bemera ko mbese ni zigzag, niba hari icyo nguhaye nanjye bazakina. Twagiye widutinza, umukobwa wujuje ibiki, ni umukobwa turi hamwe twagira icyo tugeraho dufatanyije njye nawe, ko hari icyo twageraho. Ikindi umukobwa wumva ko ufite ahazaza, ufite ahazaza, atari babandi bambona birwa banyihera none aha nirire. Bariya rero ntabwo turi kumwe. Ni nayo mpamvu buriya ntari nagera n'igihe cyo gutekereza cyo kumureba, haracyari kare. Buriya abasore baragorwa, mba mbona bigoye. Uwaba afite future akaba ati nzazana umugabo ufite imodoka, ufite etaje, wakazana iki? Wagize amahirwe rero yo kumenya kwiprogarama no guprogarama nyine no kuyobora ibitekerezo byawe. Nicyo navuga cyo Patience twicaranye nonaha, kandi ni ukuri ndagushimiye. Ibintu byo kubeshya, ibintu byo gukinisha amarangamutima y'abantu ntabwo ari byiza, kandi burya Pasi ngenekereza ko iyo ufite ejo hazaza nta mwanya wabibonera nk'uko kose, kuko iyo ugiye kubitekereza uhita utekereza iby'iterambere, ukavuga uti urugo rwanjye ruzaba rwubatse gutya. Pasi, ni iki wumva utazakora numara kubaka urugo ukurikije ibyo ubona ingo zubatse muri iki gihe? Ni iki ntazakora? Ni iki wumva utazakora ureba ukavuga uti iki cyo rwose ngiye ntabwo nagikora mu rugo rwanjye? Ikintu ntazakora, buriya ikintu mbona gishobora gutuma umuryango usenyuka, Princess ubwo ikintu cya mbere ni uko umugabo yaca inyuma umugore, cyangwa se umugore agaca inyuma umugabo. Biriya biri mu bintu bituma nabajije wowe ubwawe wumva utazabikora? Wowe wumva utazabikora? Twagiye ku kibazo cya 8 dushyika ku kibazo cya 9 turi mu gihe cyo gusoza. Iyo urebye bagenzi bawe, urubyiruko, niki ubona gikunze kubabuza kugera ku nzozi cyangwa gutakaza icyerekezo? Ikintu cya mbere gishobora gutuma urubyiruko tutagera ku nzozi zacu, ikintu cya mbere ni kwa kwitinya. Navuze kwa kwitinya, kutisobanukirwa, kutamenya impano ikurimo, ugatinya kugerageza, ugira isoni. Ikindi cya kabiri gishobora gutuma urubyiruko tutagera ku iterambere, kwa kugendera ku kigare, mu kigare kimwe cya kindi cyagiye. Ugasanga hari abana bafite avenir ariko bayikura ku babyeyi babo, ugasanga umubyeyi yaramuteganyirije ahazaza he, ariko wowe ugasanga ufite ahazaza ari uri kuhiremera. Ku ishuri twari dufite umuprefe yakunda kutubwira ngo wowe, uwo muprefe atubwiraga ngo wowe waje iwanyu ari we batezeho amakiriro, ute wishunga umwana uteze amakiriro iwawe. Ni ukuvuga ngo cyasobanutse. Dusubiye inyuma gatoya, icyo gihe warasaga imbogo, wabivuyemo? Kurasa imbogo icyo gihe wakotoye? Niko nawe narashe imbogo mba umusitari
ariko nyine nk'ejo nkanagaruka. Oya ntabwo ari mu kigare, narashe imbogo urumva nyine narashe imbogo, ariko iyo nza kuba ndi umuntu ucika intege nari buseba ati ntawe nzasubirayo, ariko narakomeje nkajya mvuga amakuru nkabyica nkakomeza nkabikora, ugakomeza kugeza igihe wumva rwose uzagerera bije mu murongo. Yego. Icyacyenda ni iyihe myitwarire urubyiruko bakwiriye kwirinda cyane? Icya mbere imyitwarire bakwiriye kwirinda. Ikintu cya mbere, ikintu kidushuka nk'urubyiruko ni social media. Iyi myitwarire tubona ku ma social media, ugasanga niba ubonye umusitari ari kunywa itabi, nawe ukavuga uti bagira gutya harya. Ugasanga nyine social media ishobora kudushuka ikadushyira mu myitwarire twebwe tutakagombye kuba tugenderaho. Ibyo bintu bagomba kubyirinda cyane, ibyo bintu dukwiye kubyirinda. Buriya social media niyo cyo kintu nabonye gishobora kudusenya vuba. Twavugaho byinshi cyane kuri izi ngingo twari tuvuze, ariko umwanya urarangiye, reka tugere ku musozo. Turabizi yuko mu rubyiruko harimo byinshi cyane bibashuka, imitego itandukanye, ndetse rwose bituma batakaza icyerekezo cyabo, ugasanga intego zabo ntabwo zigezweho. Ariko ndashaka kukubwira ngo gira inama aba bantu bari muri iyi nzira itari nziza, aba batitinyuka, aba batinya, mbese aba bafite imigendere itari myiza cyane. Bagira inama urubyiruko baduteze amatwi. Tanga inama ku bibazo wabajijwe. Inama nagira urubyiruko, yego, bagenzi banjye, icya mbere ni ukugira umuco wo kwihangana. Yego. Kugira umuco wo kwihanganira ibintu bitugerageza, bakanyurwa. Duhura n'ibigeragezo byinshi, ukanyurwa n'ubuzima ubayemo, ariko uteganya kuzabuvamo. Iyo ni inama ya mbere. Iyo ni inama ya mbere. Inama ya kabiri, guhaguruka tugakora, tugakoresha amaboko, kuko iyo utangiye kumva ushaka gutera imbere vuba, bituma ujya muri twa tugeso ku ruhande, ukavuga uti niba bagenzi banjye ko mbona wenda bagenda mu mamodoka meza, bagenzi banjye ko mbona bambara neza, njye nakwambara neza, ugahita ushaka ko biba ako kanya. Byo biragoye, ahubwo ikintu bakwiye gukora ni ukwemera ko inzira ni gake gake. Inama ya gatatu ubwo ni ukutigereranya. Inama ya kane ni ukwirinda social media, nyine tukazikoresha mu buryo bwo kwiga, atari uburyo bwo kugira ngo duprefere ku bundi buzima bw'abandi bantu. Turagushimiye Patience. Nanjye ndagushimiye. Dushimiye Patience nk'urubyiruko wadusuye, yanze kutubwira imyaka ye, ariko buriya ubutaha azayitubwira. Nzayivuga ngarutse, ariko impamvu yanze kuyivuga nuko ari kwitegura gushaka kwinjira muri ya nzira. Oya, ndiyeho niyo mpamvu. Uriyeho? Okay. Turabashimiye rero abantu mwari mukurikiye Humura TV Claudine mu kiganiro cyacu cyitwa Humura. Mukomeze mugubwe neza kandi Imana ikomeze ibasakazeho imigisha. Uzagaruka? Uzagaruka? Nzagaruka. Mugire amahoro y'Imana kandi ibihe byiza. Turabakunda. Kati.